Nshuti muvandimwe wo ukurikiye Salem TV, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Reka ngo shimire by'umwihariko nkuko mpora mbikora umusanzu wawe ku biganiro byacu. Ni by'agaciro kandi turabyubaha kuko bidutera intege, bituremamo imbaraga, bigatuma tubasha gukora ibyo twahamagariwe gukora twishimye, kubera ko tuzi neza ko hari abadutera ingabo mu bitugu. Imana rero ikwishimire. Ndagarutse kugira ngo tuganire. Biraza kuba ikiganiro, si ikibwiriza, si inyigisho, ahubwo ni ikiganiro gishobora kuza kuba kirekire nkwiseguyeho, ariko nunkundira ugakurikira iyi video yose ukayirangiza, uraza kwakira ubuntu bw'Imana bushobora kukubohora imigozi imwe, imigozi yo mu buryo bw'agahinda n'ibitera umubabaro w'ubu buzima no kwiganyira, cyangwa se amaganya y'ubu buzima, amaganya y'isi nk'uko Yakobo yabivuze. Rero turasoma ijambo ry'Imana tuza kugenderamo, riza kutuyobora. Zaburi 90 umurongo waho w'9 ndaza kugeza ku murongo wa 12. Haranditse ngo kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa? 12. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen, amen. Umuririmbyi wa 218 aravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Araririmba ngo mwisi ndi umushyitsi kandi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Ukwiriye kujya uzirikana ko uri umugenzi. Mwisi uri umushyitsi, wabyemera utabyemera. Akenshi umuntu iyo akiri muto, ndavuga imyaka y'ubuto, iyo akiri muto ajya yumva atazapfa cyangwa se azabaho iteka. Muri make yifata nk'umuntu ushobora kuzabaho igihe kirekire. Nawe ubwe ntajya atekereza, ntajya agambirira gutekereza ngo yiyumvishe ko igihe kimwe azaba atari hano, azava muri ubu buzima buzima akagenda. Ibyo rero rimwe na rimwe ni nabyo bituma abato dukora amakosa. Nanjye ndi mu bato, nubwo nyine nta murumuna w'umusaza ubaho, ariko kameme ntabwo nshaje cyane. Nubwo nshaje ariko ntabwo nshaje cyane. Kuko ubundi gusaza uko byaratangiye. Abato nari ndimo mvuga ko abato ntabwo bajya batekereza ko igihe kimwe bazava hano, bazava muri ubu buzima, bazava mu isi iteka ryose. Babaho nk'aho batazapfa. Nicyo gituma bakora ibyo bakora. Rimwe na rimwe bahorana imigambi, kandi si bibi kugira imigambi, ariko mu migambi yabo ntabwo biborohera guhuza igihe n'imigambi yabo. Niyo mpamvu bahora batangira ibintu bishya, yabigeza hagati akabivamo. Kandi iyo umuntu akiri muto aba afite inzozi nyinshi cyane. Noneho uko agenda akura agenda agira ibyo akuramo. Atangira avuga ko aziga akagira PhD. Yagira imyaka 25 akabona wenda PhD ishobora kuzagorana, akayikuraho, akavuga ati sha ntacyo, basi nubwo nabona ka masters nta kibazo. Yagize 30 nta yarabona, cyangwa se atabona umurongo wabyo, aravuga ngo nta kibazo, lisansi irahagije. Abafite imibare, abafite imibare myinshi, abafite ibintu byinshi yumva yakora, yajyamo, yabamo. Ariko uko imyaka igenda izamuka agenda bimwe abikuramo. Kuko uko umuntu akura agenda arushaho kumenya cyangwa se kubona realite y'ubuzima. Akenshi ibyo uba wibwira muri wowe hari igihe
ubona bidahura n'ukuri kw'ibyo ubona, ndetse rimwe na rimwe ukagerageza kurwana kugira ngo ugire ibyo ugeraho, ariko ukabona biranga. Hakabaho rero icyo umunyarwanda yise ngo ni uguhebera urwaje, ukageraho noneho ukamera nk'umanitse amaboko nubwo butayamanitse, ariko ukamera nk'uwatsinzwe ukaguma muri pozisiyo. Ibyo ndavuga ku gitsina gabo no ku gitsina gore bisa naho bitandukanye gato nubwo bifite aho bihuriye. Igitsina gabo bararwana kandi bahorana inzozi. Umugabo arinda apfa agifite imishinga, agifite inzozi. Ariko ku gitsina gore siko bigenda. Ku gitsina gore iyo umukobwa cyangwa se umudamu ageze mu myaka 35, 38, ahita ibyo yabashije gukora, ibyo yabashije kugeraho, atangira kureba ukuntu yabirinda, gukomeza imbere. Abonye amahirwe cyangwa se abavuga ati bibaye bishoboka nabikora, ariko muri we anyurwa n'ahari, ahubwo akarwana no kugira ngo atahava. Ubwo abagabo benshi, igitsina gabo abenshi nicyo gihe ahubwo cyo gutangira gutekereza ibintu binini. Ariko nk'uko umugabo wese aba afite inzozi, abanyarwanda baravuga ngo burya amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Muri ya mafuti rero akora, ariko ari gushaka inzira yamugeza ku cyiza. Abenshi bakora n'amakosa, niho bafata amakredi manini, ugasanga kuyishyura biragoranye, ahubwo ya kredi kazi gatwara n'utwo yari afite. Ni ukubera ko ntabwo ashirwa, mu yandi magambo ntabwo anyurwa n'ahari. Umugabo ntanyurwa n'ahari, iteka aba afite amatsiko yo kumenya ngo imbereho nkomeje gato byabyara iki, nkoze ibingibi na biriya nkabihuza byabyara iki. Ayo matsiko aba amukirigita, ntabwo yicara hamwe. Ndavuga Adamu Imana yaremye, simvuga ufite ikibazo gishingiye ku bihe n'iminsi byamubayeho, ubuzima butuzuye, ibibazo yagize mu buzima bikaba bishobora kwangiza urwego rw'imitekerereze rwe. Ndavuga Adamu Imana yaremye afite ubuzima buzima, uwo nguwo niwe ndi kuvuga. Okay. Barababa rero batandukanye, kuko umwe aho areba n'aho undi areba biba bisa naho bitameze kimwe. Ntabwo biba bimeze kimwe. Igitsina gore bararwana kandi nabo banyembaraga, icyo umugore yitumye gukora ntabwo kimunanira. Ubwo umugabo ashobora kuba areba iyo ashaka kujya, ariko akahagera bigoye yaciye no mu nzira ya kure. Ariko umudamu we abona inzira za bugufi zishobora kumufasha kugera ku cyo ashaka, kandi intambwe ateye ntisubira inyuma. Izo ni imbaraga ziba mu bagore. Niyo mpamvu Imana yafashe izo mbaraga izegereza umugabo, iravuga ati rero kubera ko ugendana n'umusore cyangwa se n'umugabo ngo agendane ubwongo, mu yandi magambo impanuka ziba nyinshi, ziba zigomba kuba nyinshi. Imana rero ifata umugore imwegereza umugabo kugira ngo umugabo naba yasaze yataye umurongo muri ya nzira yo kugerageza. Urumva agerageza ibintu byinshi, bimwe bikanga, agacika intege, ubwonko bugashyuha, ibyanze no kwakira kumva ko byanze ubwabyo nabyo bisaba maturity, kwemera gutsindwa, kuko ukamenya ko gutsindwa atari ububwa, ahubwo ari experience. Uko ugerageza ariko ugera ku cyo washakaga kugeraho. Niyo mpamvu rero Imana ifata umugore, kuko mu mugore harimo potential, harimo imbaraga zibanga. Nongere mbisubiremo, icyo umugore yitumye, icyo umugore ashatse gukora ni gake cyane kimunanira. Icyo agambiriye, kuko burya ntibagambirira byinshi, wapi, bagambirira bike, ariko icyo ashatse gukora ntabwo kimunanira. Ikindi aba afite
afite uburyo bwihariye bw'ibanga Imana yabahaye, abona inzira za bugufi, abona inzira zimugeza ku gisubizo. Umugore niwe wenyine ufite potential, ufite imbaraga zishobora gutuma akoresha imbaraga z'ibindi biremwa nkawe, ubwo ndavuga abantu bambaye umubiri, akagera ku cyo ashaka akoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Umugore niwe ufite ubushobozi, ndabisubiramo, umugore niwe ufite ubushobozi bwo kumaximiza, agakoresha imbaraga z'ubwenge Imana yamuhaye, kandi bikareyisisa nta mpanuka nyinshi zibayemo. Umugore niwe wenyine ubifite. Niba utemeranya nanjye nta kibazo. Umugabo rero w'icyo afite, umugore nubwo afite izi mbaraga zishobora gukora ikintu kikuzura, ariko nawe ntafite imbaraga za resistance kuba yatinda mu kintu. Niyo mpamvu navuze ko hari imyaka runaka ageramo wakarinda ibyo yagezeho, ibyo kujya imbere akamera nk'aho we yigumiye aho ngaho, akarwana no kudasubira inyuma, kuko bo batinya gusubira inyuma. Igitsina gore batinya gusubira inyuma mu buzima bavuyemo. Ubw'abagabo we nubwo n'abatabyishimira gusubira inyuma, ariko binabaye arabyakira muri rwa rugendo rwe rwo kugerageza. Ariko ikintu abagabo bafite abagore batagira ni resistance yo kugera ku kintu kikanga, akuka cyakagerageza, kikongera kikanga, akongera akagerageza, yanagerageza inshuro nyinshi cyane zishoboka, ariko kikazageraho kigakunda. Uwo ni umugabo, kandi izo mbaraga Imana yarazimuhaye. Ikindi, Imana yafashe umugore imwicaza iruhande rw'umugabo. Umugabo abona kure, aba hareba neza cyane, umugore we ntahabona. Ariko umugabo nubwo areba kure, ntabwo abasha kubona detaye zo kuva iyo interivale iri hagati y'ahari n'aho ari kujya, ibirimo aho ngaho hagati. Ntabwo amaso ye burya bireba cyane. Umugabo, ikindi, ijisho ry'umugabo rireba ibintu biri positive. Areba ibintu, kureba mu buryo buri positive, ndavuga areba ibintu, areba inyungu. Umugabo ahava akagera areba mu nyungu. Igihombo ni gake cyane agitekerezaho. Niyo mpamvu ari gake cyane uzabona perezida w'umusore. Ni ukubera ko bavuga ko umutwe umwe, Abanyarwanda bavuze ko umutwe umwe wigira inama yo gusara. Umutwe umwe, ariko imitwe ibiri birumvikana ntiyasara yombi. Umugabo atekereza uburyo azafata kredi ya banki, agatekereza ukuntu azunguka, agakora umushinga akabona ukuntu azunguka kandi mu gihe gito, akabishushanya, akabikwereka kandi ukabibona. Ariko umugore we ahita, iyo areba ahantu igihombo gishobora kuzaturuka, kandi umugabo we atabibonye. Noneho umugore icyo akora, afasha umugabo gushaka irembo bagomba gucikiramo bombi, kuko abagore batinya ingaruka z'ibintu byaturuka mu by'umuntu yihamagariye. Rero baba abahanga cyane mu kubyirinda, bakunda umutekano w'ibifatika by'umwihariko. Niyo mpamvu rero akora ibishoboka byose agafasha umugabo kugira ngo amwereke aho ikibazo gishobora guturuka. Ariyo mpamvu Imana iba ishaka ko abagabo batega amatwi abagore, kuko kureba kure Imana ibikuziho, ariko kureba ibiri hafi yawe bishobora gutera ibibazo. Ayo maso abagabo ntayo bagira. Uyagira ni uw'ibihe byakubise, ni uw'iminsi yababaje, akagira experience z'utuntu twinshi. Niyo mpamvu umuntu Imana izakoresha, ndavuga mu gitsina gabo,
imucisha mu bintu byinshi, imucisha mu bintu byinshi, imucisha mu buzima butuma yiga kureba amadetayi y'utuntu twose, akabaho areba, yitegereza, yitondera ibintu byose, akagira attention mu bintu byose. Kandi ubusanzwe si ko umugabo yakabaye abaho, ariko uw'Imana izakoresha ikora muri angle zose kugira ngo ube uri umuntu muzima. Hari verse ivuga ngo kandi akaga gatuma baziburira amatwi. Ubasha kumva neza iyo uciye mu bihe birushya, mu bikomeye, niho Imana ikangura gutekereza kwawe kukuri, niho Imana ihishura imbaraga ziguhishemo zibanga. Mu yandi magambo igakora ku gice cy'amarangamutima, ikayabaga, ikabanza ikayakubita hasi, ikongera ikayegura. Ibyo byose no kugira ngo uvemo umunyembaraga. Ndi muri Zaburi rero, Bibiliya itweretse iminsi y'umuntu cyangwa se imyaka umuntu yo kurama. Murabizi ko mu gihe cya mbere abantu bararamaga bakabagera no mu myaka 900. Adamu yamaze imyaka 930 yitaba Imana. Umuntu waramye imyaka myinshi n'uwitwa Metusela yamaze imyaka 969. Urumva yaburaga imyaka mike cyane kugira ngo agire imyaka 1000. Hanyuma bukeye, kubera ubunajyuwa bw'abantu, Imana imanura, igabanya cyangwa se igabanya igihe cyo kurama kw'abantu, ibigira imyaka 120. N'ubundi abantu bakomeza kwigira nabi, irongera irayimanura. Uyu ni Mose wanditse Zaburi ya 90. Aravuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Ubundi imyaka ni 70, ariko ishobora kuzamuka 80 yanarenga. Nubwo Bibiliya itubwira 80, ishobora kuzamuka ikarenga, ariko ubwo yarenga ntabwo ari buri wese. Ni wa wundi wabayeho ubuzima bwe akabwitaho, mu yandi magambo agaca ubwenge kare, akiga kurya, gufungura ibyo umubiri ukeneye atari ibyo akunda, umubiri akawufata neza, ntanywa akayoga, kuko nubwo kamanuka uzi ngo kagiye mu nda, burya kigira mu mitsi. Amakuru abayazi barayazi. Nayo mpamvu abakera baravugaga ngo gakura mu kibindi kakagukura mu bagabo, kubera ko aho kumanuka kajya mu nda burya kigira mu mitsi. Niyo mpamvu uwakanyoye atangira yumva ari muzima, akaza kugeraho akumva uko yaje siko akimeze. Bivuze ngo ntabwo aba akiriwe, ahubwo kaba kinjiye mu mitsi. Imitsi rero yakiriye akayoga, hari ukuntu nayo itamara igihe kirekire, nguko ngayo cyangwa se ngayo nguko. Ikindi muri make, ibyo byose binaniza, bitwara imbaraga, aba yarabyirinze. Ibyo byangiza umubiri aba yarabyirinze, hanyuma akarama. Buriya n'ibyaha, iyo tuvuze ibyaha buriya nabyo bituma umuntu atarama, ndetse umuntu abana n'ingaruka z'icyaha Adamu yakoze nubwo atigeze amufasha. Impamvu buriya umubiri unuka ni ingaruka z'icyaha. Inka imara imyaka myinshi itoga, imara igihe itoga muri make, kandi ntabwo inuka. Ariko umuntu amara iminsi 2 atoze, akanuka. Imbwa irya umwanda, mwese murabizi, ariko imbwa nigira mu kanwa heza, kandi ntabwo ijya iborosa. Igira mu kanwa heza, igira ishinya nziza, amenyo yayo ntabwo ushobora kubona asa nabi. Ariko muzibaze ay'umuntu azira iki? Umuntu iyo atiborosheje anuka mu kanwa. Nguko ngayo ingaruka z'icyaha ku muntu. Icyo Adamu yakoze, umuntu ari mu ngaruka zacyo n'uyu munsi. Rero n'ubusanzwe n'iyo umuntu akoresha uyu mubiri we ibyaha, ntabwo umubiri rwose utinda.
ntabwo urama ngo urambe igihe kirekire.